umuntu yakoze impanuka mu muhanda yagonganye n'undi akagira umuntu bipfira mu bwo biba bimeze bite? Abantu benshi bakunda kwibaza ikintu wakora igihe cyose uguwe n'impanuka mu muhanda. Nkuko nawe mbaje kino kibazo, reka ngisubize n'abandi bacyumvireho. Igihe cyose ukoze impanuka mu muhanda ariko ukagonga umuntu akagira igikomere gikabije gishobora kuba cyamuviramo urupfu, ikintu cya mbere ukora iyo umugonze inda kumukuramo. Icya kabiri, nawe ubwawe wirinda guhunga, bivuze ngo mugumaho ngaho mwembi. Icya gatatu gikomeye kuruta ibindi byose, menyesha cyo twita kudekarara impanuka. Menyesha impanuka mu muhanda wagize. Ibintu bibiri, icya mbere umuntu wagonze ahise apfa burundu cyangwa umuntu wagonze aracyari gutera kuka. Ego nivango iyo udekaraye uvuga ko umuntu wagonze akiri gutera kuka, abaza gutabara cyangwa se imbangukira gutabara cyangwa se polisi niza iraza igendeye ku makuru ayihaye. Mu gihe cyose azava ngo ajyanywe kwa muganga, ayo makuru niyo uzifashisha uzavuga ko icyo gihe urukiko cyangwa se mukurana bavuga ko umuntu yaguye kwa muganga nubwo yakoze impanuka akagira igikomere gikabije, ariko uwo muntu yaguye kwa muganga ntabwo ageze yicwa nawe mu mpanuka. Nizere ko akantu kumvise neza. Bisobanuye ngo ibanga rya mbere uti ibindi byose ukigonga umuntu ukamukomeretsa bikabije, hita udekarara impanuka uvuga uko byagenze. Icyo ni ikintu gikomeye kuruta ibindi. Iyo umaze kudekarara rero impanuka, namaze kubisobanura uko bigenda, ibyo bihise bivaho. Uhita ufungwa iminsi 5. Wamara gufungwa iminsi 5 ugatanga ihazabu ya 1,000,000. Iyo 1,000,000 uyibuze ufungwa imyaka 2. Ikindi, iyo tuvuze iyo kujya mu rukiko, hari ibibazo bazwa ndetse tukanashushanya cyangwa se polisi igashushanya mu muhanda bakareba uburyo cy'impanuka yakozwemo. Uburyo impanuka yaba yakozwe akenshi twifashishije ingingo, nuvango bareba imyitwarire yawe nk'umushoferi. Wari ku muvuduko ungana gute cyangwa se wari kugenda gute? Cyo ni cya mbere. Cya kabiri, ese wari wasinze cyangwa wakoreshaga ibiyobyabwenge? Icya gatatu, perime ya ufite ibyangombwa, ubwo bivuze ngo uruhushya rwa burundu gutwara ikinyabiziga, assurance, controle n'ibindi biranga ikinyabiziga. Sinshaka kubitindaho cyane. Ikindi kintu bashobora kurebaho cyane, ubundi wakoreshaga telefone nyine kwakundi ushobora kuvuga ngo nsanzwe ndi gukorera telefone cyane narangaye. Byose barabireba. Ariko kubera yuko rero akenshi batayibona 100%, hari ibindi bigendegaho cyane. Uvuga ngo barebera ku muhanda, bashobora kuba bareba ibyapa byo ku mihanda, bakareba imirongo, urumva, bakareba n'uburyo umuhanda niba watwaraga nijoro cyangwa se mu mvura cyangwa se mu gihe cy'igihu. Byose nabyo barabireba. Bakareba n'imyitwarire y'uwagonzwe nk'umunyamaguru, bakareba uburyo yambukaga umuhanda, ukubyumva niba yitondaga cyangwa se yutaga cyane, niba si nawe ubwo atari yasinze. Ibi byose bigira uruhare cyane mu gukora iperereza mu gihe baje gushushanya hasi mu muhanda. So abantu bibazaga iki kibazo ndizera gisubijwe, ndasubiramo. Yuko zimanuka gonga umuntu akagira igikomere gikabije gishobora kumuviramo urupfu, ibihano baguhanisha ni 1,000,000 utanga. Icya kabiri, ugafunga iminsi 5. Gatatu, ugasabirwa perime cyangwa se uruhushya rwa burundu gutwara ikinyabiziga ukadekara kuruhabwa utanze 100,000. Nibyo ngibyo byonyine gusa baguhanisha. Mu gihe uze 1,000,000 ufungwa imyaka 2. Dukomeze kwirinda ndetse kandi tugereye amahoro, ikindi turindane.